Hashize imyaka 67 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa atanze ubuzima, ingoma ndetse n'umurage w'umwami watangije urugendo rw'ubwigenge bw'u Rwanda tubona uyu munsi. Ku wa 25 Nyakanga mu mwaka w'1959, u Rwanda rwakangutse rwakira inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu mwami akaba yari amaze imyaka igera kuri 28 ayobora igihugu cy'u Rwanda. Akaba yaraje kwitaba Imana ubwo yari ari i Bujumbura mu Burundi. Uburyo bwakomeje kuba amayobera, dore ko kugeza aka kanya urupfu rwe rutavugwaho rumwe. Urupfu rwe rwabaye mu gihe u Rwanda rwari ruri mu mpinduka zikomeye mu bya politiki. Hashize amezi make gusa igihugu kikaba kibonye impinduramatwara mu mwaka w'1959. Nyuma yaho gatoya u Rwanda rwaje kuba rugira ubwigenge mu mwaka w'1962. Uyu mwami yaje no kubuharanira ndetse dore ko bamwe bavuga ko ari byo bintu yaje kuba azira. Nyuma y'imyaka 67 ishize umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa atanze, akomeje kwibuka nk'umwe mu bami bagize uruhare rukomeye mu kuvugurura igihugu, guteza imbere uburezi ndetse no guteza imbere abanyarwanda bagombaga guhaguruka bagaharanira ubwigenge bw'igihugu cyabo. Ese Mutara wa gatatu ni muntu ki? Yavukiye he? Yakomokaga ku uwuhe muryango? Mutara wa gatatu Rudahigwa yavutse muri Werurwe mu mwaka w'1911. Se yari umwami Yuhi wa gatanu Musinga, naho nyina akaba ari umugabekazi Nyiramavugo wa gatatu Kankazi. Yakomokaga mu muryango w'Abanyiginya wari umaze ibinyejana uyobora u Rwanda. Kubera ko Musinga yari afite abagore benshi, Rudahigwa yari afite abavandimwe benshi badasangiye se. Mu bavandimwe be harimo Jean Baptiste Ndahindurwa waje kuba Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, ari nawe mwami wa nyuma w'u Rwanda waje kubatanga muri 2016. Ubuto bwe bwa Rudahigwa ari mu mashuri ndetse n'aho yize. Rudahigwa yakuriye mu ngoro y'ubwami, aho yatojwe umuco nyarwanda, amateka ndetse n'inshingano z'ibwami. Yize ku ishuri ry'abana ry'abatware ryari riherereye i Nyanza. Iryo shuri ryigishaga ubuyobozi, amategeko gakondo, amateka, igifaransa, imyitwarire y'abayobozi. Mwaka w'1924 Rudahigwa ni nk'aho ari bwo bwa mbere yaje kwinjira mu bintu byerekeye na politiki ndetse n'imiyoborere. Icyo gihe yabaye umunyamabanga wa se. Mwaka w'1929 yagizwe umutware. Ibi byatumye agera ku ngoma afite ubumenyi n'uburambe mu byerekeye n'ubuyobozi. Mwaka w'1931 Rudahigwa yaje kuza kugera ku butegetsi aho yimye ingoma. Ibi ngibi byaje kuza kuba ubwo ubutegetsi bw'Ababiligi bwakuye ku ngoma Yuhi wa gatanu Musinga. Nyuma y'iminsi mike gusa, hafi igera kuri 4 kwa 16 Ugushyingo mu mwaka w'1931, Rudahigwa yahise yimikwa abaye umwami w'u Rwanda. Yafashe izina ry'ubwami bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Icyo gihe yari afite imyaka 20 gusa ubwo yabaga umwami. Nubwo yimitswe ku bufasha bw'Ababiligi, nyuma y'igihe yatangiye kugaragaza ko igihugu gikwiye kuyoborwa n'abanyarwanda bo ubwabo atari abanyamahanga cyangwa se abakoloni. Imiterere y'ubuyobozi bw'uko yari ihagaze. Kimwe mu byaranze Rudahigwa no gushaka kuvugurura ubuyobozi. Yifuzaga ko abatware bakorera abaturage, inzego z'ubuyobozi zigakora neza, umuco nyarwanda ugakomeza kubungabungwa, abanyarwanda bakagira uruhare mu miyoborere y'iterambere ry'igihugu cyabo. Nubwo Ababiligi bagabanyaga ububasha bw'umwami, yakomeje gushaka ko ubwami bugumana agaciro. Umubano we n'Ababiligi se wari uteye gute? Mu ntangiriro z'ingoma ye yari afitanye umubano mwiza n'Ababiligi, ariko uko imyaka yagendaga ishira, Rudahigwa yakomeje kugenda umubano we n'Ababiligi ugenda wangirika. Dore ko Rudahigwa yakomeje kugenda akora ibintu byasaga nk'abakoloni batabishaka. Ibyo byari birimo nko guha abanyarwanda imyanya y'ubuyobozi ndetse no gutegura ubwigenge, kugabanya ubutegetsi bw'abakoloni. Ibi byatumye umubano ugenda urushaho kuzamo amakimbirane hagati yiwe n'abakoloni b'Ababiligi bayoboraga igihugu cy'u Rwanda. Ibyo yakoze rero mu gihe cyiwe akiri umwami cyangwa se bimwe mu bikorwa yibukirwaho. Mu gihe cye hubatswe ibikorwa remezo byinshi, uburezi buraguka, ubuvuzi butera imbere, ubuyobozi buravugururwa, ubuhinzi n'ubworozi byatejwe imbere mu buryo bugaragara mu gihe cye. Yanagize uruhare mu gushakisha ibisubizo abaturage mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura mu mwaka w'1943 kugeza muri 1944. Ahangaha Rudahigwa yaje kuza kuba yigaragaza. Impinduka yazaye mu byerekeye n'uburezi. Rudahigwa yemeraga ko igihugu kidashobora gutera imbere kidafite abantu bize. Yashishikarizaga urubyiruko kwiga. Yashakaga ko abanyarwanda bajya mu mashuri makuru ndetse no muri kaminuza kugira ngo bazavemo abaganga, abarimu, abacamanza, abenjeniyeri ndetse n'abayobozi. Ni kimwe mu bintu byatumye atekereza gushinga ikigega cyo gufasha abanyeshuri kizwi ku izina rya Fondi Mutara. Mu mwaka w'1958 hashinzwe Fondi Mutara. Iki kigega cyafashaga abanyeshuri bafite ubushobozi bwo kwiga ariko badafite ubushobozi bwo kwishyura amashuri makuru, cyane cyane ayo mu mahanga. Iki gitekerezo cyari kigamije kubaka abazayobora igihugu nyuma y'ubukoloni. Fondi Mutara ifatwa nk'imwe mu ntambwe za mbere zo guteza imbere uburezi bwo ku rwego rwo hejuru mu Rwanda. Uko yabatijwe: ku wa 17 Ukwakira mu mwaka w'1943, Rudahigwa yabatijwe na Musenyeri Léon Clase. Yahawe amazina ya Charles Léon Pierre. Nyuma y'imyaka 3, ku wa 31 Ukwakira mu mwaka w'1946,
yeguriye u Rwanda Kristu umwami. Iki gikorwa cyabaye kimwe mu byaranze amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ubumwe bw'Abanyarwanda. Mu myaka ya nyuma y'ingoma ye, Rudahigwa yakomeje gushimangira ko Abanyarwanda bagomba kubana nk'igihugu kimwe. Abanyamateka bagaragaza ko yagaragazaga impungenge z'uko amacakubiri yari yatangiye gukwirakwizwa muri politiki ashobora guteza ibibazo bikomeye. Uruhare rwe mu rugendo rw'ubwigenge. Mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itanu, Rudahigwa yatangiye gusaba ko u Rwanda rwakwitegura rukaba rwasaba ubwigenge, dore ko yavugaga ko Abanyarwanda bayobora igihugu, ubukoloni bukagenda bugabanuka. Urubyiruko rwiga kugira ngo ruzayobore igihugu, nubwo atabonye ubwigenge mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri akiriho, afatwa nk'umwe mu bantu batangije uru rugendo, dore ko yapfuye ari nabyo bintu agiharanira. Ku wa 24 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda yagiye i Bujumbura. Bukeye bwaho yajyanywe kwa muganga nyuma yo kuribwa umutwe. Ku wa 25 Nyakanga igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda yahise yitaba Imana. Ababiligi batangaje ko yazize kuva amaraso mu bwonko cyangwa se allergie ya penicillin. Kubera ko hatabayeho isuzuma ry'umurambo, havutse ibitekerezo byinshi ku cyaba cyaramwize, ariko kugeza ubu nta gihamya ntakuka cyemeza yuko Rudahigwa yaba yarishwe cyangwa se Rudahigwa yaba yarazize ubu burwayi. Ari nayo mpamvu urupfu rwe kugeza aka kanya rugifatwa nk'amayobera. Ingaruka z'urupfu rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rwabaye igihombo ku gihugu, ndetse rwaje kuba rushyira igihugu mu bibazo bya politiki. Nyuma y'amezi make habaye impinduramatwara mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda. Abanyamateka bamwe babona ko urupfu rwe rwihutishije izo mpinduka, nubwo bidashoboka kumenya neza uko amateka ari kuzagenda iyo aza gukomeza kubaho. Umwamikazi Rosalie Gicanda. Rudahigwa yashakanye na Rosalie Gicanda yari azwiho kwicisha bugufi, gufasha abakene, gukunda abaturage. Nyuma y'urupfu rwa Rudahigwa yakomeje kuba i Nyanza. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, yishwe ku wa 20 Mata mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Yashyinguwe he? Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyinguwe i Mwima mu karere ka Nyanza hafi y'ingoro y'abantu. Imva ye iri hamwe mu hantu h'ingenzi hasurwa n'abantu bifuza kumenya amateka y'ubwami bw'u Rwanda. Hari abo umuryango wa Rudahigwa waba bakiriho se? Rudahigwa nta mwana yigeze abyara, ariko hari abandi bakomoka mu muryango w'Abanyiginya bakiriho. Umuvandimwe w'Ikigeli wa gatanu Ndahindurwa yabayeho kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2016, aho yaje kugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki Mutara wa gatatu Rudahigwa se ubundi dukomeza kumwibuka? Yibuka kubera ko yari umwami wavuguruye ubuyobozi, yashyize imbere uburezi, yashinze Fonde Mutara mu buryo bwo gufasha abana batari bafite ubushobozi bashoboye kwiga. Yashimangiye ubumwe bw'Abanyarwanda, yeguriye u Rwanda Kristu umwami, yatangiye gusaba ubwigenge, yasize amateka akomeye mu miyoborere. Ibintu bitanu abantu benshi batari bazi kuri Rudahigwa. Yimye ingoma afite imyaka 20 gusa. Nta mwana yigeze abyara. Yashinze Fonde Mutara yafashaga abanyeshuri kujya kwiga hanze. Niwe mwami wa mbere w'u Rwanda wabatijwe muri Kiliziya Gatolika. Urupfu rwe ntirwigeze rusobanurwa burundu, bituma hakomeza kubaho bimwe mu bintu abantu benshi batemeranya ku bivugwa ku mateka y'urupfu rwiwe. Ndetse Rudahigwa n'umwe mu bantu bavugwa cyane, dore ko afite amatariki y'ingenzi yiwe. Cyane ku itariki ya Werurwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 11, Rudahigwa nibwo yaje kuza kubavuka. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 24 aho umunyamabanga wa se. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 29 agirwa umutware. Ku wa 16 Ugushyingo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 31 yaje kuza kwimukwa ku bwami. 17 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 43 arabatizwa mu idini Gatolika. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 43 mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 44 inzara yaruzaga yiwe. Tariki ya 31 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 46 yeguriye u Rwanda Kristu umwami. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 58 hatangizwa Fonde Mutara. Tariki 25 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 59 atabarukira i Bujumbura. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 59 nibwo yaje kuza kubashyingurwa i Mwima. Rudahigwa ntiyari umwami usanzwe mu mateka y'u Rwanda. Yabaye umuyobozi wahuje ubuyobozi bwa gakondo n'impinduka z'igihe cy'ubukoloni. Ashyira imbere uburezi, ategura urubyiruko rwari kuzubaka igihugu. Anatangiza urugendo rwo gusaba Abanyarwanda ko bakigobotora ingoyi y'ubucakara cyangwa se ingoyi yo gukolonizwa. Nubwo atabonye ubwigenge bw'u Rwanda, umurage wakomeje kwibukwa nk'umwe mu bami bagize uruhare rukomeye mu mateka y'igihugu. Urupfu rw'amayobera rukomeje kuba mu bintu kugeza n'aka kanya bigarukaho. Ibikorwa byo mu burezi ni bimwe mu bintu by'indashyikirwa akomeza kwibukirwaho. Imiyoborere ye n'uburyo yategekagamo bikomeza kuba mu bimwe mu bintu bifatwa nk'icyitegererezo, dore ko ari umwe mu bami b'amateka mu Rwanda, kandi inkuru ye izakomeza kuvugwa iteka. Rudahigwa rero kugeza aka kanya, ibyerekeye n'urupfu rwiwe, hari abantu benshi bakunda kugaruka bakavuga ati Rudahigwa yishwe n'Ababiligi, cyane ko ari umwe mu bantu bari bamaze guhaguruka berekana ko bashyigikiye ko Abanyarwanda bakibohora. Mu gihe cy'iriya myaka yo muri za 59
Kugeza muri za 70 gutyo bimwe mu bihugu bya Afurika byari biri mu nzira yo guharanira ubwigenge. Rudahigwa rero nawe ni umwe mu bantu babashije guhaguruka ashimangira ko Abanyarwanda igihe cyabo kigeze cyo kuba bava mu biganza cyangwa mu ntoki z'abakoloni, nabo bakaba bagira igihugu bakabasha kwigenga bakigenera uburyo bagomba kuba babaho mu gihugu cyabo.